kubabaza inkuru y'ubuzima bwanjye, uko byatangiye n'aho byarangiriye. Mwana wa dore naguhembye rero ni ukugitsinda ukanshimisha. Mama, ubwo urabona baba bamembye nkazabara kongera kuba uwa mbere. Urumva nta kindi ushaka se ngo uhembe umwana wanjye? Oya, byamaye birahagije. Akanuka karibu. Muraho neza mama? Aya makuru ni karibu. Mwishimye cyane. Twishimye cyane, umukobwa wanjye aba yanshimishije, wumva numiwe. Yewe sinzi icyo wamuhaye none ndabona yishimye. Mama yamembye kubera ko nabaye uwa mbere. Mbega byiza, wabaye uwa mbere? Yego nabaye uwa mbere. Reka nanjye guhemba. Ubundi umwana wabaye uwa mbere baramuhemba. Nakirwa icyo ushaka. Kamuka kabugere n'uturimo twawe hariya nganire n'umushyitsi sibyo? Hari nafashe ikawa neza rwose. Umugore wanjye rwose mbabarira, ibyo ushaka cyose nzakiguha, nzakubaha kandi ngufate neza, ariko mbabarire tubikore. Ariko ibyo uvuga ni ukuri? Ndahiye umuhungu wanjye cyusa n'Imana yo mu ijuru, nzabikora pe. Ubundi se utabikoze wabigira ute? Ko ari ukugenda ukaborera muri gereza. Ariko uzi kuba uri umuntu w'umugabo ukifatira umwana wawe w'umukobwa ku ngufu warangiza ukamutera inda, ubwo uzi ko igihano ari ugufungwa burundu bw'umwihariko. Rwose icyo kikatagira ubyumva. Erega nanjye ibyo nakoze ntabwo ari njyewe, ni inzoga na shitani byogapfa. Iyo mutangiye guta ibitabapfa mutangira kubeshyira inzoga na satani, hanyuma si inzoga nizo zakubwiye ngo ujye gufata umwana wawe ku ngufu cyangwa n'ubundi bibabamo. Erega nanjye ndabizi ko nahemutse, ariko wigumya kubivuga. Nese urabona bizagenda bite? Ejo bundi ndizaba yakuze abantu batangire bayibone. Hari umuntu utwika inzu agahisha umwotsi koko? Erega nanjye nabitekerejeho, nabonye umuganga wa kinyarwanda wabidufasha. Ubwo se uramwizeye cyangwa uragira ngo azamuhitane? Rwose ndamwizeye kuko si ubwa mbere abikoze. Ariko papa cyusa, ubu icyo kintu ujya ugitekerezaho? Ubu koko nzicare njye nicara sangira umugabo n'umukobwa wanjye w'imfura, nicare ntekereze yuko umwana wanjye dusangiye umugabo ari mu kiba wanjye? Ese ubu ujya wumva icyo gikomere? Ubwo urumva icyo gikomere nzagikira koko? Umugore wanjye rwose ibyo byihoreye. Ariko kiriya ayo mafaranga ujye guhaha, kandi wibuke na cya gitenge wansabye. Akira mugore mwiza. Aya ubu niyo ugurishije ubuzima bw'umwana wawe, ese utekereza ko aya ngaya yatuma nibagirwa ibyo unkoreye koko? Bwiza ukuri aya.
Makame uzi ko ku murenge bampamagaye ngo barashaka ko tujya kubereka kwa Higiro barebe uwo mwana uhora uhohoterwa akaba ataniga. Rahira ko batagiye kubizira. Sha ahubwo ndi kwibaza ubu koko nibajya kubona bakabona ariko tubatanze baradufata gute? Ibyo birabareba ntibindeba. Icyo mpfa nuko uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa. Sha nanone ariko se ubu niba bafunga turabyifata mu dute n'abari abana koko. Bariya abana nakwemera nkabarira ariko bagahanwa. Hakuzi ko ari byo wamuganiye. Bari abana babiri se ubundi ninde bananira? Ahubwo mbwira bazaza ryari? Sha ugira ngo se ni na kera bambwiye ngo bazamamagara ejo bame gahunda. Niyo mpamvu nahise nzanirwa ngo mpite mbikubwira. Reka dutegereze turebe. ariko se noneho Higi noneho byakugendekeye bite? ariko yo kumbaza ibibazo byinshi no kubiki. Ariko reba nawe maze amacupa 3 kiri kuri kamwe koko. Tabazi inshuti yanjye reka nkubwire. Cyewe isi no kuzirika nazirika. Ariko Higiro wowe ureka inzoga? Shama Tabazi waretse urwenya rwawe. Ubu urandeba ukabona nishimye. Ubu ndeba mfite ibibazo byinshi. Wabona ntari gukina mu bikomeye. Tuvuga surabizi. None se Higi ni wa mugore wawe se nanone kandi? Wapi ntabwo ari we. Yaba yari nawe nta kibazo mba mfite. Burya rero ahari abagabo ntihapfa abandi. Ngira wenda ndebe ko hari icyo nakumarira. Tabazi reka nkubwire inshuti yanjye. Ndakwizera nawe uranyizera. Ariko ubu ndeba ahangaha yakoze amahano atabarirwa. Ibyo bintu uko biteye ubwoba. Uko yize iki se kandi Higi? Uzi ko umukobwa wanjye namufashe ku ngufu. Uvuze ngo iki Higi? Agakobwa kanjye nagatenda. Ariko mana yanjye. Mbega umugabo w'ikigoryi. Burya nukubona ngendana nawe kumbura imbwa bigezaho Higi. Shamika, we Shamika, Karame mama. zana ubwo bukari bwawe. Shamika, maze kugupima ariko sha nyatari. Mama usanze koko ntwite. Yego batwite. Mama ubu koko ntwite inda ya papa. Mwana wanjye noneho nanjye birandenze. Birenze ubwonko bwanjye. Shamika. Tegura.
ariko mama ubundi mumora iki ku buryo munkorera ibintu nk'ibi? Shami, ubu aho bigeze pe noneho nanjye ndi kwicuza kandi ndicuza ntakanurira. Mama muri abagome, Imana ntizabibabaza. Mwana wanjye nanjye si njyewe. Ntibyavuye kwa sogokuru ko utagombaga kuvuga umwana w'umukobwa. Mama muri abagome, ibi noneho bigomba kugera kure. Shami. oya warayabutse pe umwana ungana kuriya ntabwo naso ntabwo ugiye kubyara noneho inda ya se ubwo urumva igikomere ugiye kumusigira. ariko urabizi nanjye naratekereje nsanga tugomba kwikuramo. yumvira noneho ariko ubundi uriya mwana n'uwanyu cyangwa n'uwo mwatoraguye. none se ataba uwacu tumubyara ntiwari uhari? yego nari mari ahubwo se ubwo urumva rero utaba ugiye kumwica urubozo koko? gute se kandi? niba nawe umwana ungana kuriya nakuramo inda urabona atarajyana nayo. umva rwose natekerejeho cyane mbona aramutse ayibyaye naba nsebye. wasebye kera reka umwana mubyare ariko ubundi nkubaze buri mujya mwicara mukabiganiraho. namutereje nyina ngo ndebe ko yamusobanurira akamunyigishiriza. ariko urabizi reka nkugire inama itari agakecuru wa mugabo. ngaho se yimbwire wenda wasanga ari inama nyayo. Shamita, gerageza unyumve mwana wanjye. Mama nta kintu cyawe ngira ngo numve kuko muri abagome. Shami, ubu noneho ngiye kukwitaho ariko umbabarire papa wawe were kumuteza abantu. Mama basi iyo uba umuntu muzima, iyi nda ntwite ntabwo nari kuba narayitwize, kuko umunsi biba naraye nkuhamagara wanga kuntabara. Mama uri umugome, sinzanakubabarira. Shami, wenda ngewe uzarurire kumbabarira ariko ubabarire so. Oya ibyo ntabwo nabikora, papa agomba afungwe. Shamika mwana wanjye, ibyo bintu uramutse ubikoze wazicuza igihe cyawe cyose kubera ko papa wawe bahita bamufunga burundu. None se mama nkora iki? Azi ubundi munyangira iki basi ngo nyimenye. Ubu igihe kirageze noneho ngo nkubwize ukuri, kandi ndabizi neza kuri bunyumve. Usibye no kukwanga nta nubwo nakabaye inkwanga gutya, kuko nta nubwo bashakaga kuvuka wowe na so ngo mbice, ariko ndanga nguha ubuzima. Mama ngo bashakaga ko njye na papa dupfa cyane rwose. nibyo byatumye mbona Mana nkora iki? Ese Mana ibi ni ibiki? Ababyeyi
iki nkora iki nk'umwana muto mama wanjye mubabarire mana